Izuba ryigeze ureba mu kirere hanyuma ukibaza ngo ni iki kibera imbere mu izuba? Ni gute ikintu kimeze nk'umupira uzengurutswe n'umuriro gishobora kuba cyabaho? Ese kiba gicanye nk'igiti bisanzwe? Ese cyaturika? Ese ni gute ikintu giherereye muri metero miliyoni 150 uvuye hano ku isi cyatanga imbaraga zingana gutyo tukaba twakoresha urumuri rwacyo kandi bikagira ingaruka nziza ku buzima bwa muntu? Ukuri ni ikintu gihambaye cyane tutanatekereza. Ubundi mu busanzwe izuba ntabwo ari umuriro, kuko nk'uko tubizi nimba cyangwa se ubizi, ubundi umuriro ukenera oxygene kugira ngo ubeho. Oxygene ni umwuka duhumeka. Kugira ngo ubyumve, fata nk'ahantu hari kwaka umuriro hanyuma hafunge cyane ku buryo nta mwuka uri bwinjire, umuriro uraza kuba wazima. Rero ni gute mu isanzure ahantu hataba umwuka duhumeka habasha kuba haba umuriro? Dusobanura ko ibi ngibi bidashoboka. Ahubwo izuba ni ikintu kigizwe n'imyuka myinshi ndetse kandi ishyushye. Iy'ingenzi cyane ibamo niyo twita hydrogen n'iyitwa helium. Rero mo imbere mu izuba habayemo ikintu kirenze cyane kandi gihambaye cyitwa nuclear fusion. Iki ngiki gituma habaho imbaraga zidasanzwe buri segonda. Ubundi mo imbere mu izuba cyangwa se twahita muri kowa, twavuga ko ari nk'imashini kandi ikora imbaraga nyinshi n'ubushyuhe bwinshi budasanzwe. Tekereza ko bukora ubushyuhe bungana na dogere Celsius 15, kandi ubushyuhe uramutse ubigeje hano ku isi ibintu byose byakwisanga byahiye. Ahangaha pressure ibaho aba ari nyinshi cyane ku buryo ihatiriza hydrogen kugenda zose zitangira kugenda zigongana zisa nkaho zishaka gusekurana. Ubundi mu busanzwe uduce duto twa atomu dusanzwe dusunikana, gusa bitewe n'ukuntu mu izuba harimo pressure nyinshi bitangira gusanga tuno tuntu twatangiye kugenda tugongana, kandi uko tugongana dutangira kwibumbira hamwe bikaba byatuma habaho helium. Iyi process rero cyangwa se iyi nzira binyuramo kugira ngo hydrogen zitangire kugongana zikihuza bigakora helium, ibyo twita nuclear fusion. Ibi ngibi iyo bibaye, ibintu runaka byari bisanzwe biri mu izuba mo imbere bitangira kubura, ahubwo bigahindukamo imbaraga cyangwa se energy. Ibi ngibi bikurikiza itegeko rya Einstein cyangwa se itegeko rya Albert Einstein. Iri naho rivuga ko energy iba ingana na mc², cyangwa se gufata mass, ibiro cyangwa se ingano ugakubaho umuvuduko w'urumuri wikubye inshuro ebyiri, mbega muri make nko twavuga square. Buri segonda izuba rifata miliyoni 600 za hydrogen mu matoni hanyuma ikayihinduramo helium. Tekereza nawe kuba bafata toni miliyoni 600 za hydrogen ukaba wazihinduramo helium mu isegonda rimwe bitewe n'ubushyuhe buhari. Rero muri icyo gikorwa toni miliyoni 4 z'ibiro bihari bihindukamo energy cyangwa se twabyita imbaraga. Izo mbaraga navuze cyangwa se energy zimwe zihindukamo urumuri rw'izuba, izindi zigahindukamo ubushyuhe, bino bikagera ku isi. Ushobora gutekereza yuko urumuri rw'izuba runo tubona ruva hagati mu izuba rukisanga mu isanzure, gusa si uku nguku bigenda, ntabwo bihita biba ako kanya. Kugira ngo urumuri ndetse na zino mbaraga zose tubona, yaba urumuri n'ubushyuhe, bive hagati mu izuba bisohoke, bifata imyaka myinshi ndetse n'igihe kinini cyane, ndetse bigasaba n'imbaraga nyinshi. Uduce duto cyane tw'urumuri twitwa photons cyangwa se photon tugerageza gusohoka mu izuba inshuro amabiliyoni kugira ngo dusohoke hanze. Uru rugendo kugira ngo dusohoke rushobora kuba rwatwara nk'imyaka 10,000 cyangwa imyaka 100,000 kugira ngo bisohoke. Gusa iyo bisohotse urumuri ndetse n'ubushyuhe birihuta cyane ku muvuduko w'urumuri rusanzwe, ndetse kandi rukagera ku isi mu minota 8 n'amasegonda 20 gusa. Ubwo bishatse gusobanura ko urumuri turi kubona uyu munsi rumaze igihe kinini rwarabayeho ruremwa kugira ngo rusohoke mu izuba mo hagati, kandi uru rumuri rwakozwe rukaba rwarigeze rukorwa mbere y'uko umuntu anabaho anaremwa. Bivuze ngo urumuri turi kubona rufashe igihe kinini kutugeraho uhereye kuba umuntu yaremwa bitari byakorwa. Twavuga ko izuba ari kimwe mu bintu bikora imbaraga cyaba cyarigeze kibaho kandi gihambaye, cyagomeje gukora ibikorwa gikora imyaka biliyoni 4 zishize z'imyaka. Tekereza nawe iyi myaka yose izuba rimaze ririho nta n'ikibazo rifite kandi rihora rishya. Imyaka biliyoni 4 n'ibice 6. Iyo iri zuba ritabaho, iyi si ubwayo ntabwo yakagombye kuba iriho, nta nubwo byakaba bishoboka ko isi yaba igaragara.
Abahanga bizera yuko izuba riracyafite undi mwanya kuba yafata hydrogen ikayibyaramo zino mbaraga tubona nk'urumuri, ndetse kandi bizera yuko byibura haracyasigaye nk'imyaka biliyoni 5 kugira ngo izuba rikomeze rikore neza nta kibazo, mbere ko ritangira ikindi gice cy'ubuzima bwacyo.